erega hano muri Eastern Congo hari Goma n'ahandi twateraniwe n'isi yose. Ari mu Rwanda urakora iki? Wasubiye iwawe ku Gisenyi ukareba niba hari uri buguteranire. Si yose yateraniye ku Rwanda. Meze nka ordinateur idafite broadband. FDR na biriya bishamikiyeho byose bavuze Wazalendo biki Abarundi FARDC arimo araburabuza abantu South Africa n'abandi nahitamo kwihorera sinigwa mbavuga. Nyine yarimo arabwira abaturage be, urabona ko ararwana no gukora filtering, amagambo arimo kubona mu mutwe we na amagambo adashaka kuvuga. Niyo mpamvu ubona akomeza ashakisha ijambo ryo kubwira abantu. Ubundi igihugu nka Kongo gifite kutunze nka buriya kigomba kugira igisirikare gikomeye cyane ku bihugu byose byitinya. Ariko igihe cyose kitaragira igisirikare gikomeye cyane Kongo ntizagira amahoro na rimwe. Nta kintu cyo guhisha ukuri, tugomba kukuvuga ukuri. Igihugu cy'u Rwanda gitegetswe n'umwicanyi w'umwuga, ubwicanyi. Amateka agaragaza neza ko Paul Kagame ari nawe perezida w'igihugu cy'u Rwanda ni umujenosideri wateguye jenoside. Ni Paul Kagame n'agatsiko ke, amateka arabyerekana. Mugomba no kujya mumenya impamvu umuntu wese ushatse kugaragaza ibibi bakora bahita bamwica. Muhere kuri Kizito Mihigo, umumarayika, avuga ati abantu bose barapfuye, abahutu barapfuye, bahita bamukuraho. Mujye mutekereza impamvu umuntu wese ushatse kugaragaza ukuri bamukuraho, ni ukugira ngo batabona ubwambure bwabo, ariko ntabwo bizakunda. Interahamwe zakoze jenoside spontanée, ariko hari na jenoside planifiée, jenoside yateguwe nande Paul Kagame n'agatsiko ke. Amateka arabishumangira, nta gihishwe kiriho. Amateka arabishumangira, kandi nabo bafatanije urugamba bari mu ishyamba barabivuga. Yumva ibintu byakomeye ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwa ari impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba babyibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. Ubwo ibyo bintu twabivuzeho bushize nuko tuba tuvuga twiruka. Aba bantu urasanga bari za sponsor zaravaga mu bantu nyine bateguye jenoside, banagaragaye ari abatutsi bo muri FPR. Nabwo hari urugero rwa Kajuga Robert wari perezida w'Interahamwe, Gataba Rwanderi wari mu nama mu Butaliyani uherutse gupfa mu Rwanda, ntigeze anahamagarwa nibura no muri Gacaca, aherutse gupfa mu minsi ishize. Niwe ari mu bafondateri, yari umututsi. Noneho ibyo bintu kuntu biri bugaruke bikagwa kuri Habyarimana. Habyarimana uyu munsi azutse yaza abaza ibyabaye muri jenoside kuko ntabyazi, ntabwo muvugira. Nanjye mbwiye ngo ushaka amakosa, hari ibyo namunenga, hari ibyo namugaya, ariko ntaho bihuriye bibaye amatora bayobora igihugu. Njye niwe natora pa raporo y'Inkotanyi, kubera ko buri jambo abonye arabona rishobora kumuteka. Noneho agakomeza avuga ngo ntabwo ashobora kubona ijambo ashobora kubwira abantu bakaryumva ari ijambo ry'ukuri, kubera ko biramureba byose. Byavuga kuvuga ko yateraniweho muri Goma, akavuga n'u Burundi na FARDC n'abandi ngo adashaka kuvuga Abatanzania niba bavuga na Wazalendo. Ibyo byose ararwana nabyo kubera ko niwe ufite responsibility z'intambara hariya. So ntabwo abona rero ijambo ryo kubabwira kugira ngo yivane muri position ya responsibility. Niyo mpamvu ubona bamuhaye ni jacket imbere ya badafite jacket kugira ngo nimbeho yaje, kubera ibinyuma byinshi arimo kurwana no gushakisha.
he's not doing very well. Ubwo abarimo gushaka kumvisha abayobora yuko ngo nubwo babateraniyeho ngo bafite ingufu bashoboye kwirwanaho, at the same time ariko agasanga arimo aritega imitego uko kuvuga ko wateraniweho muri Goma ashaka wateraniweho muri Goma ni mu Rwanda ni ariko ndeba yabyimbye mu maso ameze nk'uwariwe n'inzuki afite ikibazo. Mu yandi magambo akaba yemeje ko ari uri hariya muri Goma rero wahafashe, aremeza ko ari wafashe Goma. None se siwe none akavuga ko bamuteraniye yagiye kutaka bw'abandi nawe natuyewe n'umurwayi. iriya Goma ni nayo izamuteza ibibazo kabisa kuko barayishaka. barabivuga ni gutuhangara gucana umwambi ukawujugunya mu bwatsi bwumye ari muki, ubuzi ko hakurikira iki? Abakurikira amakuru ibyo murabizi, ibyo mbabwira byose ni ukuri, nta kinyoma mbabwira ukuri. Icya 11 Abanyarwanda barambiye kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. Hagomba kubaho Arusha kugira ngo Abanyarwanda tugire ubuzima nk'ubw'abandi bantu. Abanyarwanda barambiwe kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. Ubutegetsi bwa Kigali, ibisohoka mu kanwa kabo byose buri munsi ni ibinyoma gusa, nta kuri kurimo, ni ibinyoma. Turarambiye kuyoboreshwa amateka y'ibinyoma. 12 Abanyarwanda benshi byitwa ko bafungiwe icyaha cya jenoside n'abere. Abanyarwanda benshi buzuye muri gereza hariya byitwa ko bakoze jenoside n'abere. Ibi ni ukuri. 13 indi mpamvu ya 13 iri gutegeka ko Arusha ya kabiri ibaho. Ibibazo Abanyarwanda bafite tukicara tukabicoca ku meza amwe tukabishyira hamwe tukaganira tukumvikana, noneho ibibazo dufite bigakemuka mu nzira y'amahoro. Ubutegetsi bwa Kigali budakunda, hazafatwa izindi nzira zose zishoboka, ariko Abanyarwanda babe nk'abandi baturage batuye isi yose. 13 Abanyarwanda barambiwe. Abanyarwanda barambuye kuyoborwa n'ubutegetsi buteza umutekano muke ku bihugu bituranye. Abarundi nta mutekano bafite kubera ubutegetsi bubi dufite i Kigali. Abakongomani nta mutekano bafite kubera ubutegetsi bubi dufite i Kigali. Abagande nuko ibyo turabirambiwe. Dushaka kubana neza n'Abarundi nkuko byari bimeze. Kayumba ni ukwera iki wemera ko umuntu azavuga nk'ibyo heriteremo kuki atatubwira abashinze Muhabura n'ibyo bari bagamije? Wenda yarambajije musubize namwe. Nta kibazo, reka King abanza nsubize noneho nawe uze kumbaza Sanaga. Ibyo bintu biri muri connection y'abantu, ariko iyo jenoside mukomeza kurisha no kubeshya, niboneye impapuro n'ejo bundi Tito wamye bivuga, ngiye nkomeza kubabaza ninde waforumye killing machine akabyivugira kuri video? Ninde bavuze ko bari bafite batanu mu ntera hamwe? Bari bashinzwe iki? None wagaruka mu buyobozi bwo hejuru ugasangamo abantu bari no muri famille z'abantu bari mu butegetsi uyu munsi. Harya iyo jenoside irafata Habyarimana gute wanapfuye, ahubwo ari we wabaye victime wa mbere washize iyo jenoside? Aho urumva utabushaka kubeshya koko? Tuvugishije ukuri, ubyanarije nk'umuntu mukuru, urareba ugasanga ibyo bintu biri gufata Habyarimana uri kubishinja, cyangwa birafata abari bafite inyungu muri iyo jenoside. Kuko nawe nk'umuntu mukuru uzi ko habayeho crime, umuntu wa mbere bareba ni se ninde ubifitemo inyungu. Ese ko barwaye urugamba rwo kubohoza igihugu byaje guhinduka ubwo guhagarika jenoside gute, kandi kikaba ari cyo kintu kiba inkingi ya mwambi ihagaritse igihugu? Aho hose ntacyo hakwereka buriya. Nkubito rwose ndumva aho ngushubije nubwo ntagize ubwo ndaha n'abandi umwanya bavuge. Sanaga kugira ngo njye wenda comment ishyiraho niba munyemeye. Mwabratse nkubito reka Sanaga arangize ndahita ngwija. Ahubwo aba bankubito hari amazina bakunda kugarukaho kenshi ahubwo nanjye ibintu mugenzi wanjye abuze hano haruguru
bihise bituma ngiye kujya nibaza kuri aya mazina Kajuga Robert. Bano bantu ntibajya bamuvugaho na rimwe, nta na rimwe ndumva nkubita ari kuvuga ngo Kajuga Robert. Baraza bakivugira uriya Mugesera bo, noneho ntibashobora gusobanura ahubwo Mugesera ngo Habyarimana byagenze bite hagati, barabisubiramo buri munsi ngo Mugesera yavuze ibi. Mugesera ni umuntu parti, ni umuntu usanzwe, ni umuntu ku giti cye, ntabwo Mugesera yari guverinoma. Niba yari professeur cyangwa iki ari cyo cyose, ni umuntu ku giti cye, icyo yavuze akibazwa we nkawe. Yarana Habyarimana yakimubajije. None inkotanyi zo sinkeka ko zimufite, kuki bamugarukaho, kuki narumva nkubita bibaza ngo Kajuga Robert uretse Kayumba nanjye, kuki ntarumva abantu bankubita bavuga ngo Kajuga Robert, ko dushaka natwe kumumenya nk'abantu bakiri bato, tukamenya ngo yakoze iki, yakoreye iki inkotanyi kibi, tukamenya n'amaherezo ye. Ntabyo tuzi, barabihisha. None ugasanga baraje ngo RTRM yavugaga, ntatubwire Muhabura ibintu yavugaga. Mbese ukumva ni nko wagira ngo wenda nkubitaba mu kindi gihugu kitari u Rwanda, cyangwa se ari mu gihugu cye bwite, abandi banyarwanda batemerewe kubamo, batazi amateka yacyo. Nge sinzi niba wenda hari amashuri muri uyu mwaka muri iki gihe mu Rwanda bafite abandi bari kwigamo atari amashuri ameze nk'ayandi abandi bizemo kera. Sinzi niba hari abantu bari kwiga ubundi bwenge budasanzwe abariho abandi banyarwanda badafite, ku buryo yumva ko ibintu byose yasobanuye, ari kwigisha, ni mwarimu, ariko abandi bose ni abanyeshuri. Kayumba yafunguye pano, ariko Nkubito yabaye mwarimu ari kumwigisha. Ibi bintu bigomba nabyo gucika. Ejo bundi Tito Rutaremara yarabyivugiye ngo buriya rero imyaka ndayikunda cyane, imyaka yimaze kujyana umuntu iramusiga, none agasigara avuga ibintu abantu bakajya gusiganuza. Uriya Muzehe Mpyisi imbere y'uko apfa yavuze ibintu byinshi ntashaka gusubiramo ahangaha, byerekana ko inkotanyi ibintu zagiye zitubwira ari ibinyoma, akerekana ukuntu barabicanyi. Akakubwira ati hano mu Rwanda umuntu ugira imyaka 90 akakubwira ati aha, akaba agifite ubwenge bwo gukubwira ngo aha mu Rwanda bivuze barakwica ku myaka ye 90, kandi tuzi ko imyaka uko igenda iba myinshi ariko umuntu ubwenge bugenda bumanuka. Ariko we yibukaga ko wibeshye ukavuga ikintu kitagenda bakwica. None na Tito amaze kutubwira ibintu byinshi cyane. Hari ibyo maze kumva batubwira ngo yaravuze ngo nta urya umureti ngo atamenya amagi. Icyo gihe avuga abatutsi bapfuye mu Rwanda muri 94. Noneho ejo bundi arongera ati twari dufite 5 mu nterahamwe, ibi ngibi Nkubito barabisimbuka. Ejo aratubwira ati perezida ambwira kujya gutangiza, turi kudavuze ku bintu byo gutangiza intambara yo gukora jenoside, ibyo bakabisimbuka. Ariko kumva ngo Kantano se azwi, kumva ngo Mugesera se yari guverinoma, nubwo wanavuga wenda sindi kubwa wari uhagarariye pariro, ariko nawe ntabwo ari igihugu, icyo yakora yakibazwa ku giti cye. Rero Nkubito mwige kuganira, turabizi ko inkotanyi zabatumye kuza kuganira n'abantu, mukaza muje kunyomoza, ariko niba unanyomoje shyiramo akenge, kubera ko ntabwo uzaza ngo ube mwarimu hano, bishoboka. Twese niba turi abanyeshuri turi abanyeshuri twese, niba turi abarimu twese, ntabwo ari wowe ugomba kuza uvuga kuri kwigisha. Ujya uvuga igitekerezo cyawe, ujya utimbibona gutya, ariko apana kuva ku bintu byose ubuza kubihinyuza udafite n'ibimenyetso wenda rimwe na rimwe. Guheza inguni nta kintu na kimwe bishobora kumara, kubera ko ukuri konyine kurizana, nta n'umuntu uguhamagara. Ubuse Tito wari uzi ko yaza akabitubwira, kandi urabizi ko ari umuntu mukuru ushobora kuvuga n'ikintu abantu bakacyumva. Nawe rero Nkubito kubita agashyi, ugerageze wicare wige, menye ko nka Kayumba ni umuntu mukuru, umurusha amateka turabizi, ariko ukuntu umusobanurira ukumva ko igitabo wasomye atagisomera, ibyo ngiye biba byancanze. None nge ikibazo cyanjye nshaka gusubiza, ibindi byose nibyo navuze ku giti cya, nta bisubizo nkeneye. Tito yavuze abateguye jenoside, urabivugaho iki? Urakoze. nawe ikibazo cyawe nkakigarukaho. Nsubiza kwanza ikibazo cyanjye. Tito yavuze abateguye jenoside, uyu munsi ntabwo urahindura ibyo yavuze ko ari bande, niba we warabyumvishe neza. Yavuze ko nyakubahwa ari yatangije intambara yo gukora jenoside. Ntabwo wabyumvise cyangwa ntabyumvise? Aya. Urabihakanye?
ndabihakanye. warabyumvise ntabyumvise? Ijambo rye nararikurikiye ariko ntabwo mu buryo yabivuzemo ari ubwo buryo bwo kuvuga ngo nyakubahwa Perezida Kagame yatangije intambara yo gukora jenoside. Noneho Tito yaribeshye. tubwira batanu boherejwe icyo bari bagiye gukora. Baretse icyo cyaranashaje. Genda nawe Tito yari uramunyomoje basi. Ndimo ndakubwira we genda ijambo ryumve ryose. Nararyumvise wowe uramuhinyuje. Ndimo ndakubwira Sanaga bisubiyemo nararyumvise wowe uramunenze uramugaye uri gushaka kumbwira iki? Ndimo ndakubwira wowe genda urikurikirane ryose ubundi ugaruke turiganiraho. Bisubiyemo bwa nyuma nararyumvise ryose. Ntabwo uramunenze uramugaye cyangwa ntabwo ari gufatira hejuru agace kamwe ko kumva yuko iryo jambo yarivuze ari ubwo buryo arivuzemo. Yaracitswe nicyo ushatse kuvuga? Ariko se ikinyarwanda avuga ntabwo cyumvikana. Ngewe suri kumva mvuga igifaransa kandi wagiye ubwira Kayumba ngo akubwira ati nge ndi umunyenduga ukumva ko umubwira ibyo kandi wari kuvuga ibyo ari byo. Ntugafate umuntu ngo umutamike ikintu atavuze. Ndi kuvuga ikinyarwanda kitavangiye, nta cyongereza uri kumvamo, nta gifaransa niba nanagishyizemo nkosore. Ikinyarwanda cyanjye kirumvikana cyane ntabwo cyumvikana. Baganira mu kinyarwanda harimo umuntu ushobora kumva nabi nubwo byaba ari mu rurimi mwumvikanaho mwese mwembi. Hagati yanjye nawe uwumva nabi ninde? Ukumva neza. Hagati yanjye nawe uwumva nabi ninde? Njyewe namubwiye n'ubu ndabisubiramo. Oya nkubito uwumva nabi hagati icyo ni iki? Wongere ikiganiro ugisubiremo cyose. Nkubito uramforusa kucyumva nkubira ko nabyumvise. Rero niba waracyumvisha ntabwo ikibazo wakabaye ukimbaza gutya. Nari kukikubaza gute none? Ntabwo kumbwira ko reka kwigisha uburyo umubaza n'uburyo gusubiza. Namfashe rwose. Ntabwo ari kumbwira yuko Mzee Tito yavuze yuko nyakubahwa bateguye intambara yo gukora jenoside. Nari kukubwira ngo iki none? Ahubwo wari ntabwo nkutoze uko wari kumbwira ahubwo icyo gihe aburetse gato ntabwo urumva ko urambaje uri kumnyereka unari kuvuga none ntuntoze uko aho niho nashakaga. None rero subiza rero impamvu mbikubwiye wakumva yuko wenda ngiye kugutegeka mu mvugo yawe. Oya ndi kukubaza imvugo Tito yavuze sindi kubwiyange bwite nta nubwo ari yawe. Iyo yavuze ntabwo ariko wabyumvishe. Ibyo yavuze birahari ariko ntabwo bijyanye n'uko ushaka kubyumva. Hagati yanjye nawe uwumva nabi ninde? Birashoboka wenda ko haba harimo umuntu utari kumva neza ibyo. Nyine turi babiri gusa nta wundi, turi babiri twembi. Ni wowe nawe uwumva nabi ninde? Ntabwo wumva nabi ahubwo wowe mu buryo wowe washatse gutwaramo ibintu washatse kubitwara mu marangamutima yawe. Ntabwo mvuze ko wumva nabi. Okay, wagiraga mbitware nde none umugabo umbwira ukuntu nari kubitwara. Ubitware mu buryo buhari bw'uko nese ubu ngaho mbwira bategura urugamba rwo kubohora igihugu bikagera naho bateguye guhagarika jenoside noneho bakaba aribo baje gukora jenoside. Ese ubundi nkubito ndagika nkwibariza akabazo. FPR yinjiye mu gihugu ije guhagarika jenoside cyangwa byarayitunguye ibitegura nyuma? Oya no mu mahame yayo ya mbere ntabwo jenoside yari irimo. Byarayitunguye none bikaba biri mu mirongo. Byarayitunguye. Ndetse gatoya simbasobanurira. Baje bagira ngo baze kubohora abanyarwanda. Ubundi niyo yari intego yawe. Abari baboshye bari bande tubwira? Abanyarwanda muri rusange yaba abari barahejeje ishyanga yaba bari mu gihugu bose bari baboshye kubera yuko ibiziriko byari bibaboshye mu bitanwa bise muri mize. Aha urakoze. Ikiziriko cya mbere ntabwo umunyarwanda yari afite kwishyira akizana. Ubu nibwo yishyira akizana. Mwaretse nese ntimumbajije. Kayumba ndananiwe komereza urakoze.
niko reka rata nongere nkwibariza kandi kabazo k'amatsiko King ariko hari ikibazo nashaka kumusubiza kandi gikomeye. Abantu bo muri FPR nimutubwira yuko ngo jenoside ngo yateguwe guhera muri za 59. Yego. Hanyuma se kuki mwaje mu byo mugiye kurwanirira bitarimo kandi mwari mubizi ko bizakora? Uzi impamvu nubwo byakorwaga ariko ntabwo byari bitaragira ubukana nk'ubwo muri 90 bahari barihe nyine bishwe n'inkotanyi ntabwo sinzi impamvu ahubwo atari zo zifunze ari bo bishe inkotanyi inkotanyi arizo zishe abatutsi none se uyu munsi nibwo umenye ko jenoside yateguriwe Bugande muri 87 mu rugamba rwo gufata igihugu kuri mukuru ni ukuri ukaba uri mukuru kandi ko nta kizakuraho kuri umunyarwanda nubwo wikizeho ntabwo ndi umunyarwanda ngiye mbaza ku bukuru bwanjye by'umunyarwanda se niba utari umunyarwanda uburana ibyo mu Rwanda nkande nk'umuturarwanda nimba nk'umuturarwanda wagiye kuburana iby'iwanyuze kuvuza ko utari umunyarwanda none ndaburana iby'iwacu kereka niba gusa nubwo ko utari umunyarwanda kumva kwanyurega biragoye kuki ubinzindagira ntabwo kumva bigoye ahubwo amaraso mwakarabya azabahagama azababuza amahoro amanywa nijoro muvugire mu kimuna ushobora kwemera ukaza muri kamera nkareba uwo muntu ushinja Hamisi kumena amaraso nza muri kamera se ku itegeko ryawe Hamisi kumena amaraso imvugo yawe yonyine irahagije mu kumena amaraso urakoze na video mubonye ko niba video itubabaje bariya ko ari bazima twebwe abaco mubafata mukabafunga natwe mukabatwereka bameze kuriya FPR kariyo yakoze gahunda yo gukora jenoside ifata ubutegetsi wabajije FPR kariyo yakoze urugamba sawa wakoze nge naturanye na so cyangwa na nyoko nge naturanye na so cyangwa na nyoko ugagakobwa urugero rwa hafi bariya toka gasiya uraza gushinja hano abantu bwicanyi wa musenzi we wigeze umbona iwanyu ariko kayo kuki umuntu iyo arimo avuga abantu nabo bamumenasa umufata nabi ariko mwebwe abantu bavuga abandi nabi sura natangiranye nawe hano ko nigeze nkumanura nashaka kubaza King yaburetse kumbwira ngo urashaka kubaza King wowe ntituganiriye umwanya nkubito twatangiranye hano nta wundi muntu niwe wahageze bwa mbere ko nigeze nkumanura ariko kuki mushyigikira amakosa y'abantu bavuga ibintu by'ubuguryi burase nk'urura mushyigikira ngo azane iki oya none se niba arimo kubwira ati niba koko byaranabayeho yaramubwije ukuri nyine aba bantu bagafungwa ese aho kugira ngo umuntu abure ubuzima ntiyafungwa yegora nge nakubajije urubozo ntabwo uretse ihangane gato nge nakubajije nkubito uravuze ngo tumanura abantu ngo yo barimo kugira ko ntigeze nkumanura ariko wabigishije kuganira se ukabavanamo ubugoryi bafite oya ariko umuntu burya yababajwe n'ikintu rimwe na rimwe amarangamutima aramurenga kandi ababajwe n'ikintu nkubito ndakuzi uranze ntabwo nkuzi ubu se nje nkakubwira ngo warishe simba nkubeshye rega buriya mu buryo bwo kuganira hari abantu bitewe wenda n'ikiganiro kiba kihari asangwa n'amarangamutima ugasanga aramuganje ubwo rero amarangamutima yo kuza gushinja abantu atanazi abashinja ibinyoma urankurikira neza ntamvire kuri platform yanjye ajya kuyashinjiriza kuri platform z'inkotanyi ariko wanyemera hari ikibazo King yaravuze nshaka kumwibariza King we nta kibazo mfitanye nawe rwose King uravuze ngo RPF ngo niyo yateguye jenoside
wasubira inyuma ukajya kureba muri 1993 Habyarimana akoresha inama n'urubyiruko rw'interahamwe ababwira yuko igihe nikigera azabakora bakamanuka. Muvandimwe sinzi nimba navuga gato cyane abanza ariko karangiye. Nagira ngo ubitwarire rimwe none nkwereke muri 1992 ku kabaya Leon Mugesera ijambo yahavugiye urarizi. Ikindi muri 1994 ku itariki ya 4 niba nibuka neza, umunyamakuru mubi wabayeho mu buzima bw'amateka y'igihugu mubi Kantano, ijambo yavuze uraryibuka, wakoraga kuri radio na televiziyo Dominic Corine. Kantano wamugereranya nande muri FPR? Bretse gato sinzi nimba nasubizaho nimba warurangije. Nari nshoje ariko hari n'abandi nashaka kukubwira ariko umbwire kuri abo bantu noneho umbwire ngo uwa mbere ndi buvuge uriya mugabo Mugesera, ijambo yarivuze Habyarimana ari mu Bufaransa aje yarafunzwe. Ayo makuru sinzi nimba uyirengagiza. Mwibeshya yafungiwe mu ihegereza. Okay, aho wenda nawe uzasura inyuma ukora ubushakashatsi. Habyarimana agarutse yafungiwe mu ihegereza. Yavuze ko Mugesera yahise atoroka ajya muri Canada. Ngaho none se urumva mutari controversial? Ntacyo reka dukomeze. Ariko Habyarimana yavuze ko agomba gufungwa kubera amagambo yavuze. Yes. Hanyuma undi nawe uriya Kantano bavuga ko yakoreshwaga ahubwo na FPR, ndetse ko ibyo byo ntabifitiye ibimenyetso, ariko n'amakuru nayo numvise ajya kujyaho avuye ashyizweho n'uyu washinze RTLM nyihanganira nkubwire abari muri connection yari umukozi muri kaminuza Butare, ashinga radiyo arayizana ariko ayishinga mu buryo bwo kugira ngo baze bakomeze umugambi wabo.